Hello guys, mumeze mute tumeze neza ibintu n'amahoro n'umutekano ibintu bimeze neza narababwiye ngo nagarutse kandi nzanye ibibaraga sha none ntago bibuse mu nkira ntago muri iyi minsi muri mu nkira ko imbaraga mfite ntago muri buze kuzikira ndashaka gukora nkabakorera mu prank y'umunsi ariko guys mumeze mute tubanze dusuhuzanye ndabakobeye no kuri yambi ndabakunda kandi ndabakunda cyane mu byombe mbikuye ku mutima sinyangira uburyarya nitwira nkunda n'Imana irabizi nanjye rero uko Imana inkunda niko n'abantu bayo mbakunda ndabakunda n'ukuri guys rero uyu munsi nabateguriye prank nziza umva narababwiye ngo ejo bundi prank nakoze yari inyicishije bari banyisha bari kumbwira ngo umwana w'abandi ngo ndi kumuprankinga ngo ndaprankinga umwana w'abandi ariko se burabira bintu ni ibintu bya danger nyine namusabye imbabazi yarambabariye ariko uyu munsi nanone nje kumuprankinga mbese ko ari cyo gitekerezo mfite nibyo bihe ndimo nimuze kunyinuba uyu munsi ndashaka kumuprankinga yari yagiye noneho ndamubwiye arampamagaye arambwira ngo aragarutse ndamubwiye sawa nyine nuza uza kunzanira udusambusa nikundira isambusa buriya mu buzima busanzwe sinanazikundaga cyane ariko muri iyi minsi ndikumva ndi gushaka kuzirya rero ndamubwiye rero uze kunzanira isambusa uce kuri alimentation hari ahantu ajya zigura ziryoha ndamubwiye uze gucayo uzinzanire ntago ari kure yo mu rugo kuko tuvuganya mbwiye ko agiye kuhagera rero ndabizi ko agiye kuhagera mise mugase ubundi wamukorera akantu ko kamera yayisize nkaza kumukorera akantu Patrick dukunze kuba turi kumwe turi muri quartier zimwe nyine kumuhamagara we umva umwana mwiza ahita yitaba ndamuhamagaye namwambabareze umfashe aka kantu niyo mpamvu nje kwihisha muri kari ndashaka kumukorera akantu umva ndi kugira ngo aze guturuka hariya kuri gate mumureba yinjire mumureba umva araza gusanga nicaye niba ndi gukora iki gusa ngira ngo mugendi we mutegereje ndagera nzana amazi mbe ndi kwinywera amazi nyine araza gusanga nta kibazo nifitiye nicaye ariko gazi ndashaka ko atari buze kunyegera nimona nabwo turi kunuka ibiki uvuye ndavuga ko ari kunuka ibi parfum ntazi kandi niyo yanyumvisha ko ari ndiri gutuma byumva ntago ni bubyemere icyo nzi cyo hagiye gushya no kuri dondaza kumutesha umutwe ndavuga uri kunuka nge ntunyegere eso ndabasha kwirutsa ngiye kugerageza ibintu ngiye kwigana ibintu nk'ibyo birananira ariko ndaza kubigerageza ku buryo ndi bumwereke kuko nyine ibintu byakaze ubwete reka gerayo urashaka kunkurira nduri kunukira ibintu ntazi ndaza kumva ibyisobanuro ari bombe ko agiye mu kanya ntago yagiye ngatinda cyane nta n'ikintu umva ibintu agiyemo ni ibintu nyine byo gukora capucapu yahise agaruka rero ndashaka kumubwira ko ari kunuka ibintu ntazi ahubwo arambwira ahantu ibyo bintu yabikuye ariko nyine mumbabarire ngiye kumutesha umutwe abakunzi ba James mwihangane timu yanjye hejuru cyane tugiye gukora kandi ndabizi neza ko turi buze kubikora bikaza gucamo neza sawa rero reka mbareke Pucura arabasuhuza Layera arabasuhuza twese turabakunda kandi ubutaha narababwiye ngo Layera agiye kujyaza muri izi prank none wumva nuko akenshi nkora yiryamiye kandi nanone akavuyo ke sinzi yanyicira prank ariko ndashaka kujya muzana nkamumenyereza kamera hakiri kare ubutaha niwe uzajya bakorera prank azajya yikorera dati dore ko mwita hani aramuhamagara ni hani nzamubazanira gusa nyirabasetse kuko nanjye uba niwo muntu nkorera umunsi ubuzima bwanjye bwose nkishima murakoze reka mukomeze mudukurikire reka Patrick abakatinzeho gatoya
ngiye kujya ndakeka agiye kuhagera kajya mu nzu kuzana na telefone yanjye ndayibagiwe kugira nze kumubaza ahageze ariko ubundi niyo yaza ndabizi neza araza wihishe mva ndakeka agiye kugera reka mbareke rero ndeke kuvuga byinshi nubwo nabivuze mukomeze mudukurikire mwebwe ndaje guys mva ndi kwinywera amazi ariko ndabona yatinze n'ukuri nategereje nahebye ndabona yatinze ndi kumabanga akangangaraje ariko ndabizi neza kagiye kwagera noneho ndiba ndi gukora iki nago bizi ariko noneho ndibuze kwirutsa Patrick ndaza kujundika amazi uretse yo tekinike ko sinabishobora no kubyigirishwa sinzi ko nabishobora ariko ndaza kubikora umva amazi n'ubuzima ndeba amazi ahantu yagesheje mba niriwe nk'amazi shaka n'itegeko mujya mudusengera abantu tumeze gutya duhura n'ibibazo byinshi kuko amazi noneho cyera narabyangaga ariko ubu byabaye itegeko nsigaye nyanywa ukagira ngo bayantumye ariko Imana itanga no kuyakunda uhita uyakundiramo birangira uyakunze guys reka mbabwire reka tumuhamagaye dujyantingi uko mumubona mwatindiwe kubona nanjye niko yanindiye ariko reka muhamagaye usore ufite amayinite reka bambwire sorry muhite muhumirwa ubuse ninde utajya ushirirwa nawe reka muhamagare numve ahageze mutere wa mugani reka mutera namutera ubwoba hani ugeze ese ngeze kuri gate sawa ageze karisa jeno nabo sha ukuntu keke umva ndumva mpfuye tebuka nibyo bintu nagutumye zo sambusa bariya taza gusanga ndi kwivugira akabimera Annie? Oui. Du har en shop. Which end? Umuntu arashyushye hari imiyaga mva. Ugiye kudajya ngo bebe magutegeka isuku ry'isambusa nizo zadanje. Asi. Anyway. Ani kuri kunuka. Ai we tata. No vai. Isso vai nem mandar nunca. Isso é medo. Isso é medo montanha. Ali bicho. Ese muragenda komedi. Nose umva ndimo ndanuka jewe. Nawe ugira rero ubuse ni urumva numo kumva ndimo kunuka ikisongo. No kuri kunuka ibintu nazi nge. Byibiki se? Isi sambusa zanjye ndacyaziri. Akurize ko uri muranyinisha. Nose umva ndimo kunuka iki? Amavuta wisize se nayandi pa. Nose sinisiga, nose si arana sano twisiga n'ubundi. So nisize se ubwanjye. Nose niki kintu nisize. Cyanaga amavuta ari yandi twisiga. Ara amavuta sikadamu ndagakira. Ubwo nawe utangiye kuzana bya bindi byanyu. Ubu ugiye kujya wumva ibintu byose ngo ndimo ndanuka. Babarira basi isambusa zanjye ndazishaka zitereka aho ngaho ushaka ukuntu ucaho utanyegeje. Abantu ubu ugiye gutangira kuzana bya bindi byanyu. Bara ndashaka no kwicarira. Babarira sinzi ahantu uri buze kunyura. Nese unyuza aho ngaho. No kujyana nicaye ubu naho harahita hasigara bimukuru yawe. Njye urabizi ko ntajya nkorana n'ibintu binuka n'ibintu. Nese binuka se ubu urajya usanzwe ugenda nambaye ibintu binuka.
ibyo bintu niba binuka niba bihumura ntabyo nzi gusa biri kunukira nese nibisimu birakunukira ni ibintu by'ibiparufe niba ari ibiparufe niba ari amavuta nese nabonye ikisiga parufe hano ari parufe nyisiga njye ubwanjye nta parufe nyine ufite nese ubikuye he ubu utangiye kuzana bya bintu byanyu ngo ubu aho buri buke ntabwo tuzongera kujya turarana nanone ibintu biri kukunukaho njye ntabyo njye mbara uhita ujya muri dushe nese naha biracyanukira nese umukuru byari iki reka ngende none cyane uragiye se nanone unsize hanze niwe kurimo kunukira muri iki kindi urava mu rwanda kunukira nose ngumangane nese usize hanze ngo bigende bite ngwino nyine basi tuvugane uri hariya nanjye ndi hano ikibazo usubiza hano none uza hano none umana adapfuye ubu njyewe mwumva ngerimo ndanuka mbara wigire ihute kunuka ibintu ntazi by'ibishyise ndetse cyane ni ibintu biri kunuka isabu sasa none zo zimo zirakunukira none biri kunuka nabyo siko ndi kuhegera cyane ibi bintu nabyo biranuka mbabarira mbara ubifate ubijyane nari mpfuye ibintu byanyu namwe rero sinzi kabisa bifate wirukanka nese ikibazo byawe ni ikihe nese unumye isambusa nazo zimo ziranuka se biranuka shani ni uko ibiri kunuka se mwagiye mureka kuture wambara ukigira hirya gakeya ariko aho basi aho ndanze njye urasiganze njye simusigireka wowe ukomeze ugumane amahoro yawe ni mwanya ugire nose niba arimo gukunukira ibintu urimo ndakunukira hari ikintu kindi nisize se kigize kibangame si amavuta nsanzwe nisiga se ndabizi se cyangwa wasuje umuntu ufite ibiparo nta n'umuntu nasuye nese kuri kunukira byagenze bite ubwo ngubwo sinzi kabiri ubwo nawe utangiye bimwe bya bindi by'abagore baba batwite ngo biri kunuka ni ukuri kw'Imana ntabwo ngende kukubeshya nese ndiye ko nari kubyumva cyangwa ni ibyo bisambu n'isambusa ziranuka nka parufe ndabizi se ko numva ibintu nawe nta mahitamo ufite ngo ngaho ngo parufe iranuka binukira njye mbarawunya nese tuvuye ko zabuze se ntabwo barira ugende ushaka ukuntu woga wigenda nyine buretse nyine kugenda nawe sinzi kabisa niba bakuroze bahise kugenda ibyo bintu biri kunuka ariko bugumye aho gakeya nose nkuri cyanga kandi ndimo kukunukira nyine uraje mu kanya urajya koga n'amazi yanjye mutumye anuka iki ubu none ibintu byose mo birakunuka none imyenda narimo kukunukira se wambaye none si imyenda yanjye ko ari iyanjye byanukira se nkabigenza ese ko Raheli imbere ibyo bitakubagabo nese njye ndabizi wamura namaze kwiga na babagore bandi ako hani basi wagiye unyura ubu ngubu aho butarambwira ngo ngiyo shati ngo imanura rangu nagushaka ubu se ndabira parufe nasohoye mu nzu no kuvuga ko bitanukira ntabona ukuntu ninjiraga mu nzu ngahita nduka nese ari parufe nimenye ikitera nese niba ukitakitera nyine wagiye wumva ko nanjye nyine biri kumvaho biri kunuka nese n'ibisimo birakunukira ni ibintu ntazi ndumva ibintu binuka kandi bije none aho uhageze bije none aho uhageze sinabandi byari byo rwose ngewe nje nanjye kandi n'abantu mo baraga gukomanga sinzi ko byari genda ubarebe ako banduze hano nzi muri singos reka banje kure abantu hari Patrick oya nishise guys akwanda uyu nibi planka byanyu ibi ntabwo ari byo nawe reka banje kureba abantu ibintu by'amaplanka koko ndimo murakora ibintu by'amaplanka anga ako kandi Patrick njibyo ntabwo mbikunda kabisa kabanje baziye gukingura abantu guys bari banyishe ibintu murabibonye mva byari intambara gusa ariko mana umva ndamukoze cyakoze umva
prank azanye none araza kunyisha bose kugira ngo umuntu aze akwishimiye akuzaniye gift zawe ibintu mutumye urangiza kugira ngo iki zidege zikigere zigira urusaku akadisipline gazo rigakeye garagara cyane Patrick ibintu nawe wihaye byo kujya kuza muri bigiye ako ni kuki wumva ko ntagukorera prank wese kuzinkorera ngiye kuzinkorera nyine ngiye ngomba kuzikora ugomba kuzinkorera abantu barikunda ngo kabyaragwe yesu we bagomba kujya ngusaza nyine ugasara naye ngakureba none usigaye ufatanyikana na Patrick akundi Patrick bundi we bite byawe bundi bundi we na Patrick bundi bite bundi Patrick amura hafi ahubwo Patrick ndagushimira ugira gute uko muhamagaye ahita aza ngo Patrick agomba hafi amura hafi ufasha gukora video baturaza kubibwira neza nyuma kamera kuko gora hafi y'umugore wanjye ndarega byarabwe muri kikutsa mbese urabifuhiyemo ngo ngaho akibaze ngo ndanuka ngo ndagira kandi ibyo bintu genda uzi kugenda kuba nk'abandi ngo umugabo wagiye yaje ngo mpita nirukanka ngo n'ishati ngo ikindi biki sha uzi ko biriya bintu bibaho ni ukuri bibaho uzi ko ugira ngo ntabwo bibaho uze zira parufe zawe nagiye kuzijugunya habaye iki parufe zanjye barazijugunye bibaho umuntu ikumva ibintu byose birakunuke na n'ubu parufe zanjye barazijugunye mana yanjye mu nshuti zanjye abantu bisiga amavuta nko muri amaparfiyume umuntu zaba uzi ko ari buhure nanjye ajye yihangana ashaka ukuntu ahindura ngewe biranuki bisigaye binukirana ko si ibya buri munsi nzanye udusambusa uradutatanyije oya tuba turya kandi mbunuka ubusambusa buranuka nakuza kuburya reka ndazirya iri frank ntabwo biri kunuka uze mu bintu binukira ikintu kinukira ni amapafe ni amapafe n'amavuta ahumura ahubwo izo pafe wazikuye cyakoze ngo utejeje umutwe shaka ngende ndumva naniwe urajya hese ndumva naniwe bazuganiye n'abantu izuba abantu natwe ngenda bakunda murabizi data ngiye mubaze munabimubwire muri komere gute unkorera prank ngiye nazi gukorera ukaraka ese mba ngomba kumukorera prank ngiye umeze gutya ngiye nkameruka ni nka gukora prank no muri minsi ntabwo meye gukora prank guys murebe nawe ukuntu mba nicaye ariko imbaraga zaje bari kumfatiranya ari babiri sha umuntu urahari nsigaye mvuga bari kumfatiranya ari babiri muri prank ari babiri nangiye kuzana Rayle ahubwo wowe niwe na baby ngiye kuzana Rayle none ibyo tugiye kujya kubikorera si ubona ibintu unkoreye ko yahitarira prank ejo bundi cyo mbawe ndakwinginze munamunyingire mwabana nazongeye kumprankinga ku mwana pe uziko iyo wikanze ari umuntu uhita wumvabaye nyine kumubanga ariko ni ukumubangamira uziko ari ukumubangamira uzajyagiye nahise ngeraho ntumva ndanabawe nuko nanze kubikubwira ko wari warakaye ntuzongeye kumprankinga kugira ngo nyine utarakariramo bya nyabyo ntuzongeye kumprankinga ku mwana ndagusabye nzaguprankinga iki nzajya nzuma ibitekerezo tuzamuha ibitekerezo sibyo rata uretse ahubwo reka nzongere ntekereze n'akandi ku mwana nose guprankinze ibyiza bitari bibi ibyiza bitari bibi ahubwo Yesu we uyu mwana ni umumarayika iprankinga wanaze ngasanga batetse nk'ipirawu mbana bakunda ibiryo n'agakoko kakukuriko wikomeza ubivuge nk'abantu mw'ibyo bintu usigaye murana byahanga muno rugo n'ibindi bintu ngo ngaho ngo bebe ngo arimo aranegeka ngo bebe arimo aranegeka iki ngo bebe maze biriya bintu bibaho ni ukuri tuvuye ku kabenzi none ibintu bisigaye binkorerwa aha ngaha akabenzi ko karananiye hagiye mutugira n'imiyaga pasi mujye mudushyiramo imiyaga ntabwo nzongera no kukarya ni ukuri ahubwo inkoko siko nyiheruka kera we ya video se
oya ntago ari cyane ako yayinduwe usiporetse kubimbwira ngizina rya Yesu umwuka wo gukurarikira ibintu ndagenda wewe inkoko ubu nyine yabaye inkoko buretse ubu nyine nyitekerejeho tumubiri ubu inkoko yabaye inkoko kanywa amazi birashe abantu bafite ifamu y'inkoko ariko ubundi kanywa amazi birashe abantu boroye inkoko mwohereze utwereze natwe tworora inkoko bigira inzira shandajya none hari ibyo no byo bwo rirarashe ribaye ryinshi guys mureke tubasezere turabakunda cyane mukomeze mukore subscribe mukore share mutereho comment zanyu nziza ni byose mutubwire ndagiye kuvuga ngo nimbi ariko imbi ntago ari nziza cyane imbi nizo kutugaya wenda hano musengere Patrick anasigaye iti umunsi nzagukubita ijisho gutya ndafata inosho mukomeze musengere mbone utubaraga twishira no mbahisho zifite izingi ziri ubundi mumbabarize icyari ego timu yanjye buri abantu banjye ndabafana bankunda Patrick uje uri nanjye ndatansoje abafana banjye bankunda kirumira habi ndabakunda timu yanjye rwose umva muri iyi minsi tugiye gukora nta gutuza tugiye gusaza umuntu hano ni mubizi iyo niziye ewana murabizi udushya ni twinshi murakoze bye ndabasezerera Imana ibamugisha Trophy Pro